None nongeye kubasuhuza abakunzi bawe bacu TV show bakanda subscribe n'abatarakanda subscribe. Iki ni cyo gihe ngo waje kwakanda subscribe ndajya mu bwego mwa bantu mwe rero mumenyere muri byinshi mu bintu bitandukanye kuko ino show mbazaniye inkuru iri kuvugwa, mbazaniye inkuru iri guhitinga, mbazaniye ibintu byabaye rwose mu kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngira ngo nihanganishe ku bantu benshi cyane bagiye bafite bacuruzaga zino ji za sama ndagira ngo mbabwire ngo rero ibyo bintu rwose mumenye ko ntago byemewe mu iki gihugu cyacu. Izo ji ntago bazishaka rwose. Iyi nkuru twaje ko twavumba nuko zino ji rwose ngo ntago zujuje ubuziranenge. Ikindi kandi zino ji ngo zisanzwe ngo zirimo ngo abantu bazinyweye ni nkaho babamo baranywa urumogi. Urumva nene ji zitujuje ubuziranenge, zirimo ibindi bintu bindi bikoreyemo. Ku bantu rero mwari musanzwe munywa zino ji rwose mumenye ko mwinyweraga ibintu rwose bimeze nk'ibiyobyabwenge. Ngira ngo mbwira abantu bose rero b'abanyarwanda cyane cyane abantu mukunda kunywa zino ji rwose muzirinde, muzigendere kure kuko na RIB yabigezemo. RIB ni yonyine yabashije kuba yapimye zino nzoga, sizo zonyine gusa n'ibindi bintu bindi bagiye betwereka, harimo nk'inzoga, harimo n'izindi nzoga n'izindi zigiye zipfundikiye n'inzoga bakunda kwitanga ibyuma, harimo n'izindi nyinshi bine bagiye banga bavuga ko zino nzoga ni zitujuje ubuziranenge, zigiye n'ibindi bintu bindi by'ibiyobyabwenge utabasha kumenya byabasha kuba byagira n'abanyarwanda cyangwa bikabica. Rero ndangangira nkubwire ngo wa muntu rwose izino ji za sana ntago ari ji rwose zemewe muri kino gihugu cyacu. Ni ji bamaze gupima basanga ko zirimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye by'ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye. Ubwo rero babashe kuba bazikura ku isoko, ubu ntago zikemewe ku isoko. Rero ku bantu mwari mubona amakuru, mureba amakuru rwose mumenye ko ayo makuru naya nyayo, ni ibintu biri kuvugwa ku mihanda, biri kuvugwa kuri social media. Ngiye rero murabizi ntago nkunda kuza ngo mbahe ibintu by'ibihuhanga ibiki. Ngiye nguha inkuru yizewe kandi inkuru mpagazeho neza ku maguru yanjye abiri, kugira ngo nawe nuyumva isaha n'isaha ujye ubasha kuhagaruka ubashe kumva n'andi makuru yose twabagejejeho. Ngira ngo mbabwire ngo rero rwose zino ji zakuwe ku isoko. Bagize n'umuntu babona niba zicuruza, nizere ko bashobora kuba bamufunga cyangwa bakamumera nabi cyangwa akabashibwa amande. Izi ji ntago zemewe, n'abantu mwari muzifite muzijyane muri pube cyangwa muzishikirize ubuyobozi bubashe kuba bwazishyira ahabugenewe, kuko izi ji ziri mu bintu by'ibiyobyabwenge cyane birimo birica abantu. Uko barazipimye basanga ni kimwe n'urumogi, byose bimeze kimwe, ibintu bikorerwamo ni ibintu by'ibiyobyabwenge utabasha kumenya. Ndanga ku bwanyu rero niba wari ugambye ugeze kuno muganiro wacu ariyo channel yanyu ariyo Iwacu TV show, kandi subscribe waje kuzaza ukurikirana ibindi biganiro tubanyuzaho kuri channel yacu. Turabakunda cyane. Ikintu nababwira cyo mwirinde ziraji, ntago ari nziza, ntago zujuje ubuziranenge, ahubwo mwege muhige ibindi bintu mwinywera. Ariko ziraji wapi, kuko zamaze kuva ku isoko. Wowe rero wabashe ko wamenya ati ziraji ko zitemewe, ukaba wumvisha ikiganiro cyose amakuru yose ukaba urangije kuyumva. Kandi subscribe kandi kunzogera ujye gukurikirana ibiganiro byacu. Turabakunda cyane. Ciao ciao.